Oh, hello my people, nongeye kubasuhuza. Nkomeje ya gahunda rero mwabonye natangiye yo kugira ngo tujye duhererekanya ubuhanga bwo gucuranga zira ndirimbo. Uyu munsi ngiye gukomeza. Ushobora kuba uri umutangizi, ushobora kuba wenda usanzwe unazicuranga, ariko byaba byiza bayo unazicuranga waduha n'igitekerezo. Ariko bari n'umutangizi, ndagira ngo dukore n'imyitozo ku ndirimbo zitandukanye. Hari indirimbo rero ngiye guheraho yitwa Umugisha Uravukanwa. Hari abantu benshi bambwiye ko bayikunda, kandi ni indirimbo nziza, tutagiye no ku ruhande, ni indirimbo nziza. Ndagira ngo rero dukorane imyitozo itandukanye kugira ngo twese dukomeze gusangira ubuhanga bwo gucuranga gitari. Aha rero nagerageje kwampurifiya, kuko video mperutse gukora nabonye sound atari sawa, sound ari nke, ariko uyu munsi nagerageje kwampurifiyaho gitari na mikoro nari nagerageje, ariko mikoro nari nagerageje nayo kwampurifiya, ariko ndabona n'ubundi bisa naho bitavuga neza. Reka ibi by'abazungu mbikureho, hanyuma nkoreshe gusa. Rero nibyo nari ndimo mvuga, ni uburyo bwo gukomeza guhererekanya ubuhanga bwo gucuranga za ndirimbo zakunzwe, za ndirimbo zuje urukundo, za ndirimbo zirimo ikinyarwanda cyiza, ubona ko zirimo n'umuco. Ngewe rero mugiye kubana nitwa Hagenimana Jean Claude, ariko mwakunze kumbona kuri Hagena Gitari. Ubwo rero umunsi ndagarutse kugira ngo dukomeze dukore imyitozo ku ndirimbo zitandukanye. Reka duhere ku Mugisha Uravukanwa. Umugisha Uravukanwa, Umugisha Uravukanwa ngiye kuyibereka iri muri so cyangwa se G mu cyongereza. Nashyizeho kapo kubera ko ngewe narayimanuye, iri muri D sharp cyangwa se muri re dièse, niho nayishyize, ntago iri kuri mi. Ubwo rero wowe nujya kuyikorera muri sol ntago uri bwirwe ushyiraho kapo, wowe urakuraho kapo. Nuko ngewe namanuyeho nyishyira muri re dièse, ariko wowe nudashyiraho kapo uraba uri muri mi. Nibyo kuko ngewe hano ngewe mfite re dièse, ariko wowe ufite mi. Ubwo rero wowe ntiwirirwe gushyiraho kapo, ngewe reka nshyireho kapo kugira ngo nuzuze mi. Hanyuma dukorere muri key ya G major cyangwa se sol majeur. Umugisha Uravukanwa. Tugiye gukora imyitozo, ni sol na do na sol again, sol do sol re sol. Kameramani amfashe abigaragaze neza.
ushobora nawe kwikoresha uva muri sol ujya muri do ugaruka muri sol ujya muri re, ariko muri re wikozayo gato. Ni imyitozo nawe wakwikoresha sol. Mu gihe waba uzi gufata sol, uzi no gufata do, uzi no gufata re, ntabwo iyi ndirimbo yakunanira. Noneho kagende gakeya kugira ngo n'umuntu udasanzwe ayicuranga abashe kubyumva, cyangwa se kureba uburyo ndi gukurikiranya amanota, kuko iyo umuntu ari umutangizi ntabwo ahita abibona. Reka rero ngerageze kugenda gake, ariko note ni sol na do, ukagaruka muri sol, then ne. Noneho reka nshyiremo na beat. Ku basanzwe wenda bayicuranga, reka nshyiremo na beat tuyikore irimo beat turebe. Tuyikore irimo beat kugira ngo twumve, kuko hari umuntu ushobora kuyikora iri live cyangwa se afite pianist. Bindi n'ubundi byirepeta, ubwo rero nta kibazo, byose birakomeza, kuko nta kintu kijya gihinduka, no muri beat birakomeza gutyo. Ushobora kubikora ufite pianist. Rero agahinduko gato ni muri cya gihe ari kuvuga ariya magambo. Nagerageje iby'isi,
twigane kugira ngo dukomeze guhererekanya ubu buhanga ndetse no gukomeza gusigasira izi ndirimbo kugira ngo hato zitazavaho zikibagirana. Urumva niyo ntego yagira Gitari TV show. Mukore subscribe, mukore share ndetse mukore na like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka rero mbifurize kugubwa neza kandi imigisha Imana itangira ubuntu ibasesekareho mu izina rya Yesu.